mu nyanja z'isi aho urumuri rw'izuba rugera rugacika intege, hari ikiremwa gisa n'icyavuye ku wundi mubumbe gifite amaboko 8, imitima 3 n'amaraso y'ubururu, ubwonko butandukanye kandi bukwirakwijwe mu mubiri hose. Iyi nyamaswa ifite ubushobozi buhambaye bwo guhindura ibara, imiterere ndetse n'imyitwarire mu masegonda make cyane. Iki kiremwa gishobora gufungura icupa rifunze, gukemura ibibazo, guhunga aquarium ifunze no kwibuka aho cyanyuze. Iyo kibangamiwe gisohora igicu cy'umukara kikaburirwa irengero. Iyo gishaka kwihisha gihindura uruhu rwayo rukamera nk'urutare, nk'umucanga cyangwa ibimera byo mu nyanja. Ni ikiremwa gifite ubwenge budasanzwe ku byo abahanga bagereranya nk'aho ari ikinyabuzima cyaturutse ku wundi mubumbe. Ni ikiremwa gifite ubwenge budasanzwe ku buryo abahanga bakigereranya nk'aho ari ikinyabuzima cyavuye ku wundi mubumbe. Octopus. Uyu munsi tugiye kwinjira muri iyi si y'inyamaswa y'amayobera, uburyo ibaho, uburyo itekereza, uburyo ihiga, uburyo yirwanaho, n'impamvu ifatwa nk'imwe mu nyamaswa zifite ubwenge bwinshi kurusha izindi zose zo mu nyanja. Ikaze ku Mubumbe Official, iyandikishe kuri subscribe kugira ngo dukomeze gusangira amabanga y'isi n'ibiremwa biyituye bidasanzwe. Jyewe unyite Kami, King of Kinemaster. Ujye kure, ariko reka tubanze twamamaze n'amasegonda make cyane. Ariko mbere yuko dukomeza, reka tubanze twamamariza abadutumye. Na 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 na. Siko mbona umeze neza mu matita. Ubuse nabuzwa n'iki kumera neza. Ubu ngubu sigaye nikorera isabune yanjye ntiriwe njya gutakabuza amafaranga. Uzushatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ko ubu navumbuye ibanga ko nshobora kwikorera isabune, shampoo n'ibindi byose bimfasha nibereye iwanjye. Waba ukeneye kumenya gukora ibintu byinshi bitandukanye wibereye iwawe? Homemade tugufitiye igitabo kirimo amasomo menshi atandukanye wakwifashisha ukamenya gukora isabune, shampoo, pomade, gukora amarangi atandukanye, vaseline n'ibindi byinshi cyane. Tugufitiye kandi n'ikindi gitabo gikubiyemo uburyo 30 ushobora kwifashisha ukora juice cyangwa se inzoga. Soma iki gitabo. Ukeneye ibindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 80 20 Urakoze cyane. Abashakashatsi benshi bavuga ko octopus ari kimwe mu binyabuzima bifite ubwenge bwinshi kurusha ibindi bidafite amagufa. Octopus ni inyamaswa yo mu mazi, iri mu itsinda rya cephalopode hamwe na squid na cuttlefish. Ifite umutwe munini, amaso akomeye cyane, n'amaboko 8 afite suckers zifata ibintu nk'intoki z'umuntu. Ku bantu batazi suckers, ni utuntu tumeze nk'udupfundikizo duto turi munsi y'amaboko ya octopus. Mu Kinyarwanda tugenekereje twatwita udufashisho cyangwa udupfundikizo dufata cyane. Octopus izina ryayo rya siyanse ni Octopoda. Ni inyamaswa ifite amoko menshi cyane. Muri iyi si habarirwamo amoko arenga 300 ya octopus, kandi aya moko yose aba mu nyanja zose, kuva hakonje cyane kugeza mu mazi ashyushye y'inyanja za tropical. Ngire ngo muribuka nk'inyanja y'Abahinde. Inyanja za tropicale ni izi nyanja zifite amazi meza ku buryo ubona amafi ari mu nyanja cyangwa se ibindi biri ku buso bwayo. Octopus ni inyamaswa ifite ubwenge buhambaye, gufungura amacupa, gukemura puzzle. Ngira ngo puzzle aho atayizi ni ya mikino yo gutekereza, aho ugenda uterateranya utuntu hakavamo ikindi kintu. Uzatubona cyane udukino tw'abana. Rero octopus ni imwe mu nyamaswa zifite ubushobozi bwo gukina puzzle. Kwibuka abantu. Octopus ni imwe mu nyamaswa yibuka abantu yagiye ihura nabo n'abizi cyangwa se abayinyuze mu maso. Octopus ishobora gutoroka aquarium. Octopus ishobora gukoresha ibikoresho nk'intwaro cyangwa ubwugamo. Abashakashatsi babonye octopus zimwe zifungura jar
kugira ngo zibone ibiryo birimo mo imbere. Hari n'izashoboye gusenya filtration system za aquarium kugira ngo zitoroke. Abantu benshi bayigeranya n'inyamaswa zifite ubwenge nk'ifi ya dolphin cyangwa se chimpanzee. Iyi nyamaswa ifite ubwonko bwayo bukora butandukanye cyane n'ubw'ibindi binyabuzima. Hafi 2/3 by'udutsi tw'imyakura yayo biri mu maboko yayo aho kuba mu bwonko bwo hagati. Ikindi kintu gitangaje nuko octopus ifite imitima 3. Imitima 2 ijyana amaraso ku myanya ihumekerwamo cyangwa se grill. Undi mutima umwe ujyana amaraso mu mubiri wose. Ni ibintu bitangaje cyane. Amaraso yayo abasa n'ubururu kubera ikoresha hemocyanine. Usanga amaraso yayo harimo ikinyabutabire cya cuivre cyangwa se copper, aho gukoresha ibinyabutabire bya fer cyangwa iron bitanga ibara ry'umutuku kandi bigakoresha byo hemoglobine. Murabizi neza ko hemoglobine ari ku bantu, uzasanga abantu bafite amaraso y'umutuku. Bishatse kuvuga ko mu maraso yabo harimo ibinyabutabire bya fer cyangwa se iron. Mu gihe octopus uzasanga ifitemo ikinyabutabire cya cuivre iyiha ibara ry'ubururu. Yifasha kuba mu mazi akonje kandi afite oxygene nkeya, kuko murabizi neza ko hemoglobine zikenera oxygene cyane, mu gihe hemocyanine idakenera oxygene nyinshi. Rero ibi biha ubushobozi buhambaye bwo kuba mu mazi nubwo haba harimo oxygene nkeya. Octopus ni imwe mu nyamaswa zizi kwihisha cyane, camouflaging, ku buryo yisanisha n'aho iri kurusha inyamaswa hafi ya zose ku isi yose. Ishobora guhindura ibara, guhindura texture y'uruhu cyangwa se uburyo cy'uruhu rwubatse, guhindura shape cyangwa se ingano y'umubiri, kwigana ibindi binyabuzima. Ibi ibikora mu gihe kiri munsi y'isegonda rimwe. Hari ubwoko bwitwa mimic octopus ushobora kwigana inzoka zo mu mazi. Mimic octopus ushobora kwibona mu mazi ukagira ngo ni inzoka. Iyi ushobora kwigana inzoka yitwa lionfish, iyi ngiyi murimo mureba, cyangwa se flatfish, iyi nayo mureba, ndetse ukigana uburyo ibyo binyabuzima by'inyeganyeza. Rero mimic octopus ni imwe mu nyamaswa iteye ubwoba, ni imwe mu bwoko bwa octopus izi kwigana cyane. Turebe hamwe amaboko ya octopus. Buri bwoko bwa octopus bufite ubushobozi bwo kumva no gukorakora. Gutekereza ku rugero runaka, abahanga bamwe bavuga ko buri kuboko gusa naho gufite igice cy'ubwonko cyarwo. Ibi bituma ishobora gukora ibintu byinshi icyarimwe: kubaka ubwihisho, gufata umuhigo, gufungura ibintu, kwihisha, kwirwanaho n'ibindi, kandi buri kuboko kugakora ibyako. Iri inyamaswa ntisanzwe. Octopus ni umuhigi karabutaka cyane mu nyanja. Ihiga crab, shrimp, shellfish n'amafi mato. Iyo igiye guhiga yegera umuhigo yihishe, igahita iwufata n'amaboko yayo ikoresha utwitwa suckers. Utu tuntu mureba kutuziga, utu turafata cyane kurenza ibindi byose. Murabizi hari ibikoresho bimwe na rimwe bajya bakora mu buryo bwa suckers, tuntu dukoze muri plastique wakomeka ahantu kagafata, cyane ku mashamburayeri n'ibindi uzajya utubona. Octopus ifite ururimi rukomeye cyane rumena igikonoshwa. Kubera ko idafite amagufa, octopus ishobora kunyura mu mwobo muto cyane. Igihe cyose bika cyangwa se kiriya gice cyayo kimeze nk'umutwe ishobora kuhaca. Ibi bikayiha ubushobozi buhambaye bwo kwihisha cyane. Niyo mpamvu aquarium nyinshi zikoresha uburyo bukomeye cyane bwo kuzifunga kugira ngo zidatoroka. Batazi aquarium nk'uko twabivuze hejuru, ni akazu gato kubatse mu birahure kagenewe kororeramo inyamaswa zo mu mazi mu buryo bw'umutako. Zimwe mu nkuru zizwi cyane mu gihugu cya New Zealand ndetse no muri California, abashakashatsi babonye octopus zimwe zifungura jari kugira ngo zibone ibiryo. Hani zashoboye gusenya filtration system ya aquarium kugira ngo zitoroke. Mu gihugu cya New Zealand kandi mwaka wa 2016 octopus yitwa Inkai yatorotse aquarium yayo inyura mu mwobo wa aquarium isubira mu nyanja. Ibi byatumye abantu benshi bavuga ko isa n'ikiremwa cyavuye ku wundi mubumbe.
Mu moko ya octopus hari ubwoko bwitwa Blue Ringed Octopus bufite uburozi bukomeye cyane. Iyo burakaye bucana ubururu, bukarekura uburozi bushobora kwica umuntu. Nubwo ari nto cyane, ni imwe mu nyamaswa zo mu nyanja zifite uburozi bukomeye kurusha izindi. Nubwo ifite ubwenge bwinshi, octopus ibaho igihe gito cyane. Amoko menshi abaho umwaka umwe kugeza ku myaka 3 gusa. Octopus z'igitsina gore iyo kimaze gutera amagi kiyitaho igihe kirekire, nyuma yaho hakavamo ibyana ubundi kigapfa. Naho igitsina gabo nacyo gikunze gupfa nyuma yo kororoka. Octopus ni inyamaswa iri kwifashishwa n'abahanga mu gukora amarobo n'ama AI cyangwa se artificial intelligence. Bari kwigira byinshi kuri octopus, gukora amaboko ya robo yoroshye ameze nka octopus, gukora camouflaging technology, gukoresha system zifasha ibintu nk'amaboko yayo. Hari ubushakashatsi bwinshi buri gukorwa kuri soft robotic ushingiye ku buryo amaboko ya octopus akora. Octopus si inyamaswa isanzwe, ni ikinyabuzima gifite ubwenge budasanzwe, gihindura umubiri, gishobora kohereza uburozi, gifite amaraso y'ubururu, gifite imitima 3 kandi gishobora gutoroka ahantu gifungiranye. Iyo witegereje octopus isa n'ikiremwa cya science fiction kurusha inyamaswa isanzwe yo mu isi. Abahanga benshi bavuga ko niba hari indi alien intelligence ishobora kubaho mu isanzure ishobora gusa na octopus. Bakunze kumuva official rero, reka dusoreza. Dushimira kandi subscribe, like, comment, share. Dushimira udahwema kudukurikira no kuduha ibitekerezo bitandukanye. Ku gitekerezo cyangwa inyunganizi wakandikira kuri nimero kuri screen yawe. Ngindi Kami, King of Kinemaster. Hasta la vista.